ineza cyangwa se kuba umugira neza bikugira umunyantege nke. Tekereza umuntu mwiza cyane uzi, none se ubona uriya muntu ntabwo icyubahiro akwiye, cyangwa bari umuntu bose bahamagara iyo bamukeneyeho serivisi runaka. Kuba mwiza bigutera kugaragara nk'udashobora kugira icyo ahakana, mbese buri wese akamwogeraho uburimiro. Abantu bagufata nk'udashobora kuvuga oya, bumva ko bagomba kugukandagiraho kuko bazi ko uri too nice, mbese nyine niyo wahemukirwa utabitindaho. Bihindura wowe cishwa aha, mu mbabarire niba nkoresheje ikinyarwanda kitari cyo, ariko niba haba mu kazi niwe bitabaza, niwe nshuti ihora yishyura iyo mwasohotse, ni wowe umuryango uhora uvuga ngo uzabikora niyo byaba bikumangamiye igihe utanabishoboye kurusha abandi. Ndakubwiza ukuri, iyo neza yawe kugira umunyantege nke kuko ituma abantu bumva ko bakugenza uko bashaka. Reka nkubwire inkuru y'umuntu nzi. Yari umuyobozi mwiza mu kazi nigeze mbona. Yahoraga afasha abo yari ayoboye, abavuganira, ahora ashyira ibyabo imbere, ariko mbaza ngo byagenze bite. Bagiye kuzamura mu ntera abakozi, ntabwo ari we bazamuye. Kubera iki? Kubera ko abantu beza ntibasa n'abayobozi, basa n'abakozi bo hasi. Abantu ntibubaha ubugwaneza bwawe, ahubwo babukoresha mu nyungu zabo. Tekereza kuri ibi. Iyo umuntu ahora hari ngo afashe, ubufasha bwe bugeraho bugata agaciro. Iyo umuntu adashyira imbibi ku bintu bye, abantu bazimushyiriraho. Iyo umuntu aterekana ko afite imbaraga, abantu bibwira ko ntazo afite nta nizo yigeze. Machiavelli yigeze kuvuga ati, intare ntishobora kwirinda imitego, kandi urusamagwe ntirushobora kwirinda intare. Ni ngombwa kuba intare yo gutera ubwoba urusamagwe no kuba urusamagwe rwo kuvumbura imitego. Wowe rero wagerageje kubaho nk'intama mu isi yuzuye intare, impyisi n'ibisamagwe, niyo mpamvu ukomeza guhemukirwa. Nunareba neza uzasanga abantu badaha agaciro ineza yawe, ahubwo bayikoresha mu nyungu zabo bwite. Icya kabiri ni imitego y'ubugiraneza. Ubugiraneza butanga ishimwe ry'igihe gito, abantu baragushimira, bakavuga amagambo meza, bakabwira abandi ko uri mwiza, birashimisha sibyo? Ariko ko iminsi yicuma, ubwo bugiraneza bwawe butera abantu kukwishingikirizaho, bakumva ko babikwiriye. Iyo ufashije umuntu rimwe aragushimira, wamufasha kabiri agashima, ariko mufashe inshuro ya 10 atangira kumva ko ibyo bintu abikwiriye. Uko ugenera abantu byinshi niko babiha agaciro gake, bigitangira baguha amashyi, bakuvuga neza, ariko uko iminsi igenda yisunika, bwa bugira neza bwawe babona nk'ubusanzwe, bagufata nk'umuntu usanzwe, bakumva ko ibyo bakorera ari ibisanzwe. Kandi kibabaje cyane kuko wabamenyereje kubafasha igihe cyose bagukeneye bakubona, umunsi bazagusaba ubufasha udashoboye, ugatusha gato ukavuga ngo oya, bazagufata nk'umuntu mubi, utangire bitwe bihemu kuva ubwo batesha agaciro bya bindi byose wabakoreye. Nuko abantu duteye ubyemere cyangwa ubyange. Utagiye kure, reba iyo umubyeyi ahoraho umwana ibyo ashaka byose, inshuro ya mbere umwana arishima kandi agashima, gusa hirya gato ahita yumva ari ibisanzwe ko mama na papa bagomba kubikora. Reka se umubyeyi areke kumuha icyo ashaka inshuro imwe gusa, umwana ararakara, ntatinya kuvuga ko banamwanga. Ongera urebe mu kazi, niba uhora gutaha utinze bihinduka ibisanzwe, nta n'umwe utakwishimira. Ariko iyo utashye kare inshuro imwe, ako kanya batangira kuvuga ko utagikora, utakigira umutima witangira akazi. Ibyo rero ni nabyo biba mu nshuti. Mu nshuti yari wowe uhora wicisha bugufi, bigiraho bakabibona nk'ibisanzwe, ariko ufata umwanzuro se cyangwa ugira icyo utumvikanaho nabo, guhera uwo munota uhita utangira kwitwa udashobotse, utajya wumvikana n'ibindi byose nk'ibyo, cyangwa agera mu gihe cyo kubitabaza. Batangira kuguha impamvu z'urudaca, bakubwira uburyo bahorana akazi kenshi, mbese nyine utangira kubabera umutwaro. Ibyo nibyo bita umutego w'ubugiraneza. Bityo rero ibikorwa byawe by'urukundo no gufasha uhora usubiramo bitakaza imbaraga uko igihe kigenda. Machiavelli niwe bivuze neza ati, ibyiza bigomba gutangwa buhoro buhoro, nibwo bigira akamaro kurushaho. Uyu mugabo yari yasobanukiye ikintu abantu benshi batigeze bamenya, ubuke butanga agaciro, ariko bwinshi bushobora kubusenya. Icya gatatu, ikinyoma cy'ubupfura. Dore ko utaruzi, sosiyete ireba isura aho kureba ukuri. Abantu ntibitaye ku kuba ko kuri mwiza mu mutima, ahubwo bitaye gusa niba usa neza mu maso yabo, mbese icyo bakeneye ukibaha. Ntibacira urubanza umutima wawe, bacira urubanza ishusho yawe. Ibi bisobanura ko kugira ngo ugume ufite icyubahiro n'imbaraga, ugomba kwambara ikinyoma cy'ubugiraneza, ariko ukagumana imbaraga n'ubushishozi mu bindi byose. Reba abantu bagira neza kurusha abandi bose uzi. Utekereza ko bageze aho bageze kubera gusa bagire neza buri wese? Oya, bahageze kubera ko bamenye neza igihe, uburyo nabo bagomba kugaragariza iyo neza n'ubugwaneza bwabo. Bamwenyura mu ruhame, ariko bagafata ibyemezo bikomeye mu ibanga. Bagira imbabazi iyo zibagirira akamaro, kandi bagaragaza imbaraga igihe zikenewe. Bumva neza ko isura y'ubupfura imbere y'abantu ifite imbaraga kurusha ubupfura ubwabwo. Ibi ntibivuze kuba indyarya, bivuze kuba umunyabwenge mu byo ukora byose. None se ntabwo uzi ko umuganga ashobora kugusatura kugira ngo akize ubuzima bwawe? Hari ubwo muganga asaba ari mubi?
oya, abakora ibikenewe nubwo byagutera ububabare bw'igihe gito. Abayobozi nyabo bazi ko rimwe na rimwe kuba umuyobozi mwiza bisaba kugaragara nabi by'igihe gito. Rimwe na rimwe gufasha umuntu hari igihe kumubwira oya aribwo bufasha bukomeye bumuhaye. Rimwe na rimwe kurinda ikipe yawe bisaba gufata ibyemezo bitizewe neza cyangwa bitemeranywaho. Ikinyoma cy'ubupfura bivuga kumenya igihe gikwiye, bivuga kumenya igihe cyo kugaragaza uruhande rwawe rwo kwicisha bugufi n'igihe cyo kugaragaza gufata ibyemezo. Abantu benshi babikora nabi, bagaragaza intege nke kubo bashyamiranye, bakagaragaza imbaraga ku nshuti. Gusa abanyabwenge bakora ibinyuranye. Machiavelli yigeze kuvuga ati, buri wese abona isura yawe, bake bagasobanukirwa uwo uri we koko. Yari yasobanukiye kuko abantu babona umuntu bigira ingaruka kuri wewe nyawe. Niba abantu bakubonamo intege nke uba uri umunyantege nke, niba bakubonamo imbaraga uba ukomeye. Icya kane, ubukungu bw'imbaraga. Buri kintu cyose ukora kigira igiciro, buri kintu cyiza ukora ku bandi. Buri gihe uvuga yego mu gihe ushaka kuvuga oya. Igihe cyawe kimara ufasha abandi aho kwiyubakira ibyawe. Abantu benshi beza ntibabyitaho, bahora batanga kugeza igihe ntacyo basigaranye, nyuma bagasigara bitotomba. Ibi ntibivuze ko ugomba kubera abandi ishyano, oya, bituma ahubwo umarana nabo igihe kirekire. Nyabona fata ihene igihebeye utazahebeba nkayo. Dore njyewe ubu wumva nisamye nasandaye, ibyo nkubwira ndabizi. Natekerezaga ko ndi gukora neza, ariko wabuze icyabaye se. Natangiye kurakarira abantu, numvaga nararakaye kandi mu mutima nkomerewe. Imishinga yanjye bwite isubira rudubi, inzozi zanjye nazihagarika, abo nitaga abanjye sinabasha kubaha ubufasha bari bankeneyeho. Nibwo nasobanukiwe ikintu cy'ingenzi. Kuvuga yego kuri buri wese bisobanuye kuvuga oya ku buzima bwawe. Kandi iyo wibagiwe, burya amaherezo uba wibagiwe n'abandi. Abantu b'igitangaza cyane mu mateka, burya se bo bafasha cyane narabibonye. Nibo bavuga oya ku bintu byinshi kugira ngo bashobore kuvuga yego ku bintu by'ingenzi mu buryo bukomeye. Machiavelli yongeye kuvuga ijambo nemeranye nawe cyane. Yaravuze ngo iyo ushaka ko bakumvira ugomba kumenya gutegeka. Ntushobora gutegeka abandi niba utazi kwitegeka wowe ubwawe. Ntushobora kuyobora abandi niba utazi kwiyobora wowe. Icya gatanu, gukoresha ubugiraneza mu buryo bwa kinyabwenge. Unyumve hano neza, sinkubwiye kuba ikiburamutima, sinkubwiye ngo imbabazi, ukuri n'ubugiraneza ubisibe mu mutima wawe. Icyo nshaka kuvuga ni iki: ibintu byiza bigomba gukoreshwa nk'intwaro mu gihe gikwiye kugira ngo bigire ingaruka nziza kurusha ibindi byose. Urabizi ko inkota iri ku ntebe itashobora kurinda umuntu uwo ari we wese, ariko inkota iri mu maboko y'intwari y'umunyabwenge mu gihe gikwiye ishobora gukiza ubwami bwose. Ibi bivuze ko ubugiraneza bwawe bugomba gukora mu buryo bumwe kandi buboneye. Iyo ufashe umuntu bigomba gukorwa bitegetswe n'umutima wawe. Iyo werekana imbabazi ugomba kubikora nk'umunyabwenge. Reka nguhe urugero kugira ngo byumve neza. Aho gufasha buri wese ku tuntu duke, fasha abantu bake ariko bafashe bya nyabyo. Aho kuba mwiza kuri buri wese, ba mwiza by'ikirenga ku bantu b'ingenzi. Ibi bintu bizagufasha kurushaho kugira agaciro, abantu kandi bazakubaha cyane. Wowe koresha ubugiraneza bwawe nk'igikoresho cyo guhindura ibintu, atari uburyo bwo gushimisha abantu bose. Uti ni gute wabikora mu buzima bwawe bwa buri munsi? Mbere yo kuvuga yego ku busabe ubwo ari bwo bwose, banza wibaze ibi bibazo bitatu. Ese ibi bihura n'indangagaciro zanjye? Ese nshobora kubikora ntibigire icyo binsenyera? Ese uwo muntu azashima kandi abyubahe? Niba igisubizo ku kibazo icyo ari cyo cyose wibajije ari oya, ntuvuge oya yoroheje, ahubwo yivuge mu buryo buranguruye. Niba ari yego, bikore neza byose, biha umwanya wawe wose n'imbaraga zawe. Icya gatandatu, ibinyoma by'ishimwe. Dore ikintu kigiye guhindura uburyo utekereza abantu burundu. Ishimwe ni iry'igihe gito. Ndabizi ibingibi ushobora kutishimira kubyumva, ariko ni ukuri kwambaye ukuri. Ibyiza ukorera abandi, ubufasha ubaha, ibitambo utanga ku bwabo bigira igihe byibagirana kuri bo. Iyo ukomeje gukora neza kenshi ntibiba bikimeze nk'impano, ahubwo bihinduka nk'inshingano. Bitangira kubwira murakoze, nyuma bigahinduka ugomba kubikora, ndetse bikaza guhinduka kuki utabikoze. Uku niko abantu turemye, duhita tumenyera imico myiza tugirirwa. Tuyifata nk'ibisanzwe, dutangira kubona ineza idasanzwe nk'aho ari ibisanzwe. Nyuma abantu bibuka inyungu babonye kubwo gufashwa, aho kwibuka ineza n'urukundo bagaragarijwe. Twibwira ko gukora ibyiza byinshi bizatuma abantu barushaho gushimira, nyamara kubikora kenshi niko bagushimira gake kuko baba biteze byinshi kurushaho. Noneho aho abantu babera akaga, umuntu buryo uzirikana ineza yawe ni wa wundi wafashije akantu gato cyane, ariko ba bandi iteka bahora bakwiyambaza babifata nk'ibisanzwe. Gusa ibi ntibivuze ko ari abantu babi, ahubwo ni igisobanuro ko ari abantu. Ariko icyo nkwisabira, ereka abantu ko buri gihe utaba uhari kugira ngo bakemure ibibazo.